Inkuru mpamo nuko benshi bari kwibaza aho ikoranabuhanga ryerekeza isi ndetse n'icyo rihatse. Inzobere nyinshi zamaze kwibaza iki kibazo, zamaze kugira icyo zibivugaho. Umwanditsi w'umunya-Israel Yuval Noah Harari avuga ko abatuye isi bakeneye ubwirinzi cyangwa se antivirusi zirinda ubwonko bwabo kwinjirirwa cyangwa se kuba hacked. Ese iyi mishinga y'ikoranabuhanga yo kwinjirira ubwonko iteye ite? Ibi byose ngiye kubikunyuramo muri make hano kuri Rwanda News Updates. Mbanza kugusaba niba uri mushya kuri iyi channel ukande kuri subscribe, wibuke no gukanda kuri like ndetse na share, ubundi tugumane 5 kuri 5. Isi mu muvuduko w'iterambere, iterambere rifite ipfundo ku ikoranabuhanga. Umwanditsi ndetse akaba n'inzobere mu bijyanye n'amateka Yuval Noah Harari ukomoka mu gihugu cya Israel, mu nyandiko aheruka kugaragaza yavuze ko isi ubu igeze mu gihe gitangaje kandi giteye amatsiko, kuko ngo birashoboka kumenya amakuru y'isi yose utavuye aho uri. Yungamo ko ubu ikibabaje ari ubwonko bwa muntu mu minsi mike bushobora kuzajya bwinjirirwa. Uyu munsi wa none umuntu utuye i Kigali biroroshye ko yamenya uburyo Amerika na Iran biri kujya mbizi, cyangwa ukamenya ibintu biri kujya mbere muri Korea ya ruguru, igikorwa kiri kuba umunota ku wundi. Zimwe mu mpungenge uyu mugabo yatangaje, yavuze ko ubu byoroshye kuba leta y'igihugu runaka cyangwa ikigo runaka byabasha gukura amakuru mu baturage babo mu buryo bworoshye kandi bagafata amakuru yizewe bitewe n'ikoranabuhanga. Ibi isi igezeho uyu mugabo yagaragaje ko mu myaka 20 ishize nta muntu n'umwe wigeze atekereza ko byashoboka. Akomeza avuga ko niba umuntu runaka ashobora kuba yamenya ibyo waganiriye na mugenzi wawe atarahari, cyangwa se akamenya ibyo mwandikiranye kandi ntabyo wamweretse, ngo mu myaka 20 iri imbere birashoboka ko n'ibiri mu mutwe wa muntu bizajya birebwa. Uyu mugabo Yuval Noah Harari yagize ati: ibaze niba umuntu wicaye mu Bushinwa, mu Bwongereza cyangwa i Washington amenya ibyo uri muri Brazil ari gukora. Iki kibazo buri wese ku isi akaba yakibaza. Gusa ibi ni ukuri, isi iri ku muvuduko urangajwe imbere n'ikoranabuhanga ridasanzwe. Benshi mu basesenguzi bemeza ko uko ikoranabuhanga ritera imbere ari nako abantu barushaho kujya mu nzira njyabujiji, bitewe n'uburyo ibintu bisigaye byoroshye, aho umuntu umwe yubaka igikoresho kigakoresha abantu ibihumbi n'ibindi. Umwe mu banyabwenge isi yigeze igira, Albert Einstein, yaravuze ati: mfite ubwoba bw'uko ikoranabuhanga rishobora kuzakuraho imibanire y'abantu, kuko iki gihe isi izaba yuzuyemo injiji gusa. Ibi iyi nzobere yavuze yabitangaje mu myaka isaga 80 ishize. Magingo ya benshi bahamya ko batangiye kubibona, kuko inzobere nyinshi zitangaza ko mu minsi iza kuza benshi mu rubyiruko ikigero cy'imyigire kizagenda kigabanuka. Ibi ngibi byatangajwe na Catherine Steiner Adar, ufite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Catherine akomeza avuga ko muri iyi minsi iterambere ry'ikoranabuhanga riri mu bintu biri guteza ibibazo byinshi bishingiye ku bwigunge ndetse bikarangira benshi biyahuye. Kugeza ubu hari ibintu byinshi bitangaje biri kugeragezwa kandi byerekana ko ku ikoranabuhanga nta kidashoboka. Urugero ni nk'umushinga wa Elon Musk binyuze mu kigo cya Neuralink. Bari gukora umushinga witwa Imprintable Brain Machine Interfaces (BMIs). Izajya ifasha umuntu kongera ubwenge ndetse ikazajya imuha ubushobozi bwo gukora ibyo atakwishoboza akoresheje ibitekerezo bye bisanzwe. Iyi ni microchip cyangwa se akuma kazajya gacomekwa mu bwonko bwa muntu, uwo gacometsweho kakajya kamuha ububasha buhambaye. Uyu mushinga w'uyu mugabo nta gihindutse yavugaga ko uzajya hanze byeruye mu mwaka utaha wa 2021. Mu bindi bitegerejwe ni ibikorwa by'ubuvuzi birangamijwe imbere na murandasi y'icyiciro cya 5 cyangwa se 5G. Benshi bayitegereje ku bwinshi, gusa hari ibihugu byatangiye kugera mu bwiza bwayo aho bayikoresha umunsi ku wundi. Iyi murandasi izajya ikoreshwa mu kuvura umuntu bidasabye kumukuraho, ariko nubwo ibi byakorwaga hari imbogamizi zabagamo, ndetse benshi bavuga ko iyi murandasi izaza ari igisubizo kuri byinshi.
Ibindi ni nk'imishinga yo mu kirere nyir'ikigo Facebook Inc. gifite imbuga nka WhatsApp, Facebook na Instagram, Mark Zuckerberg. Igera kuri 2 harimo uwo kuzajya umuntu avuga ibintu bikiyandika muri mudasobwa, ndetse n'undi wisumbuyeho kuzajya utekereza ibintu bigahita byiyandika muri mudasobwa. Igihari nakubwira ubu ngubu nuko iyi mishinga isa n'iyageze ku musozo, ndetse n'amageragezwa yayo yarakozwe ndetse kenshi cyane. Ibi bintu byose iyo byihuje biri mu bituma Yuval Noah Harari avuga ko hakenewe ubwirinzi bw'ubwonko mu minsi iri imbere. Iyo ugendeye kuri ibi byose, benshi nibyo baheraho bavuga ko mu minsi iri imbere benshi bazakenera ubwirinzi cyangwa se antivirusi, kuko bafasha kwirinda kwinjirirwa bakabatwara amabanga y'ibyo batekereza. Ese wowe iyi ngingo urayitekerezaho iki? Ni ibihe bimenyetso wowe usigaye ubona ukabona iterambere rizaroha abantu? Bitubwira ngo muri comment twiganirire. Nkibitsa ko iyi ngiyi ari Rwanda News Updates. Ndagushimiye ko wabanye natwe kugeza ubu ngubu. Kanda like ndetse na share, bisangiza abandi bantu benshi bamenya aho isi igeze.